Buya rero none se waba usebye umuhinzi kandi nawe ukeneye ibyo kurya ubwo urukumva waba ufite ubwenge. Urateganya ko ubwo byagenda uti indwara ikomeje kwataka ibi birayi byawe ikaba yabyangiza byose ntubone umusaruro? Buriya no kuvira mwaho nuko buriya mba nahombye. Byagukiza pe kabisa, byagukiza igihe ubishatse. Umujyojyo info, iyi ni channel nziza ikugezaho amakuru ajyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ubaye utarakora subscribe ndagira ngo urebe aho byanditse ni mu magambo atukura, ukore no kunzogera kugeza uzanye amababa. Muri iki gitondo twakugereye mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Kanzenze ndetse na Cyanzarwe ahakorerwa ubuhinzi. Turi mu gace ka Bazirete ahazwi nk'ari isoko rigari ry'imboga, ndetse hakaba n'ubuhinzi bw'imboga zitandukanye: amashu, karoti, ibitunguru, chou-fleur ndetse n'izindi nk'uko muri kubibona. Tukihagera twahagerageje kugera mu murima. Uko tugenda dutambagira tubonye umubyeyi ukuze ari mu murima ariko arasa nk'utishimye. Aragenda arandura ibirayi bye, ari mu murima w'ibirayi, ibyo murabibona. Aragenda arandura kandi arasa n'utishimye. Tugerageje kumwegera kugira ngo tumenye ikibazo uyu mubyeyi afite. Nyine umuntu arebera mu butaka kuko ngiki icarabuze. Mbese cyabura rero naco iyo cyanyine cyabuze buriya kiba cagize, kiba cafudira ngakira. Ndakino carabye hano mu ndeka ndengo ariko kuduhameza ikirahombanaga. Yego kikazamwe mwobo ndi kubibona. Ubwo cyanye na buriya kiba ari kinduzi, ari kibuye. Ariko imbuto twayiguze ari nziza, isa neza. Hari imbuto mbese bahubikisha umunyu bikagira umuntu mbese ndabimenye. Akagari ni Kanzenze, umurenge ni Kanzenze, akagari ni Rushashu, akarere ni Rubavu. Amazina yawe? Izina ryanje ni Rasheli Mukakigeri. Ukaba uri umuhinzi mworozi? Ndahinga gusa, nabona ngagasinde ng'udufaranga ngagura agasinde, ngagura kabutunga hinga. Ifumbire se, bijyanye n'amafumbire mubikura he kugira ngo ibirayi bibashe kwera? Ibijyanye n'amafumbire nyine iyo umuntu yifite mbese agura ifumbire buriya mbese ukagura mbese ng'imvaruganda, ibi bishingwe mbese byo mu ngarani, ukagura n'agafumbire kinduza ko akangaka mbese kayire ukavangisha nyine mbese ugaterana. Rero maze kutwereka ibibazo nyine mwagiye muhura nabyo, bigaragara ko ibi birayi byagezemo indwara koko nkuko ubitweretse. Iyi ndwara mwabashije kuyibwira abashinzwe ubuhinzi, yaba mu murenge, y'abagronome w'umurenge cyangwa n'abandi bakuriye bakomeye mu by'ubuhinzi? Oya, nyine iyo byapfuye biba byapfuye, ndaho tubivugaga. Ndi kugira mwagombye kubivuga mukabibwira abashinzwe ubuhinzi kugira ngo bababonere umuti w'ikibazo kiba cyageze mu birayi. Biba biterwa ngaba bakungu nyine abangaba mbese bahingaga mbese ng'imirima myinshi nibo babivuga. Rero twebwe kumva twe turi bagufi ndakundi twabigamba, iyo twarumbije tuba twarumbije. Urateganya ko ubwo byagenda uti indwara ikomeje kwataka ibi birayi byawe ikaba yabyangiza byose ntubone umusaruro? Buriya no kuvira mwaho nuko buriya mba nahombye. Noneho ukazategereza indi sezo? Ngazategereza yindi suka ngongera ngahinga. Urakoze cyane kubw'ikiganiro duhaye. Banyita Nzayisenga Inosa. Tubasanze hano rero Inosa muri guhinga, muri kubagara izi mboga. Haryo ubugutya muri kubagara ni ikihe gikorwa gutya? Ubwo guca turimo kuzitabira kugira ngo induza umuyaga kutaza kuzihenura. No kuvuga mushyiraho itaka kugira ngo zigire imbaraga? No kugira zigire imbaraga, umuyaga utaza ari mwinshi, ubwo ukazihenura ugasanga igihingwa imizigiye hejuru. Ndikibona uburyo kigifata ubukonje bwo hasi cyangwa se amazi.
mu badukurikiye ntago bazi aho turi kano kanya, aha turi nihe? hano ni muri Bazirete mu murenge wa Nyarushamba, akagari ka Nyarushamba, umurenge ni Nyakiriba, akagari ni Nyarushamba, akarere ni Rubavu. Urakoze cyane Inosa. Rero izi mboga ko ari bwo njyewe ku giti cyanjye nibwo nazibonaho, cyangwa se zishobora kuba zitugeraho twezeze ntitumenye uko ziba zimeze ziri mu murima. Izi nizo zitwa ngo iki? Izi bazita shuburikori. Ubwo ziba zimeze nka shufurera mo hasi ku mababi, ariko ziba zitandukanye kuko zita iyo ziri kuyanga zera kandi k'icyatsi atari umwe nka shufurera uko bisanzwe. Kuzihinga bigenda gute? Wabwira abadukurikiye ukuntu zihingwa, uko mbese imirimo ikorwa mu guhinga kugeza basaruye? Icambere barazibiba, aba ari umurama, kazibiba mu butaka zikamera ngigihe cy'ukwezi, warangiza ugahinga umurima wawe, warangiza ugaca icyo bise potaje, imirongo zino uri kubona ziri ku mirongo guca, ugashiramo ifumbire y'imborera n'imvaruganda, ugahozamo gake, warangiza ukashiramo urugimwi rwawe, ahasigaye ugasibya nyine rukahagarara neza. Icyo gihe zikaba zafashe. Noneho ku bijyanye n'inyongeramusaruro yaba ifumbire ho bigenda gute? Ikenera ifumbire ingana iki? Ifumbire byibuze ari ifumbire nyine yino y'imboga ya NPK, niyo ushiramo nyine ugereranyije nkeya, atari nyinshi cyane nk'iy'ibirayi. Icyo gihe ziba zimaze kungana iki? Uravuga kuzuhirira. Dore iyo zimaze gufata uragenda ukuhira nyine, ukuhira nguko uri kubibona muno mutaka, kuhira nyine ngaguca uca ugenda ushyiraho agataka, ugashiraho akayire, warangiza ukongera ugashyiraho udutaka kugira zizabashe kubyibuha. Uburyo bitwara igihe kingana iki kugira ngo izi mboga zibe zeze? Bitwara igihe cy'amezi 2 n'igice, ni amezi makeya cyane. Ni ukuvuga amezi 2 n'igice ushobora kujyana imboga zawe ku isoko cyangwa ukajya kuzirya kabisa. Wazijana ku isoko nuko kana kuzijya ukaba wazijya kuko ziba zarazamutse, zarayanze, zareze. Yego. Hano ndi kubona muhafite imboga nyinshi. Isoko ryazo mubasha kuribona? Isoko ryazo rirahari. Utujana hano hirya mu isoko bakarangura, nuko bakajana no hirya. Ubwo hari nizo mushyira mupakira amamodoka, imodoka zikazitwara? Zikazijana ngiyo za Kigali, nuko bakajya nda kibazo, ariko natwe tuzijyaho. Zigira amafaranga ku buryo zateza umuhinzi wazo imbere? Cyane. Kuko kamwe byibuze yo yuzisa naho zihari ndokaja munsi y'amafaranga 200. Ku buryo byateza umuntu imbere? Byaguteza imbere cyane. Nose urabona ngo uyu murimo wose uri kubona utubaze kuri desi urukumva atari amafaranga menshi, nakayabo. Yego. Hari abantu bakunda gusebya umwuga wo guhinga, bakavuga ko guhinga bidakiza, cyangwa bakagira nandi, hari n'izindi mvugo bagira. Abo bantu nk'abo wababwira ikintu sa? Abo bandi buya rero none se waba usebye umuhinzi kandi nawe ukeneye ibyo kurya, ubwo urukumva waba ufite ubwenge? Oya, ntabwo bamusebya ko ntacyo akora, ahubwo icyo bavuga ko uwo muhinzi adateze gukira, ahora aho ngaho ari afite isuka n'umuhini nyine ngo atatera imbere agumeza gutyo. Oya, wongo aba yibesha. Uko iyo uhinga ubuteganye kuzasarura, ugasagurira isoko ndetse ukanajya nawe ubwawe. Wongo aba yibesha kabisa. Hari abantu uzi wowe ku giti cyawe isuka yateje imbere ku kipimo kigaragara? Barahari benshi. Arahari kuko hari abantu bagurane abakubaka amazu, ugasarura ngumu uri kubona kubakamo inzu ngire uri kubona hariya. Nose ubwo urukumva ubudateye imbere? Bateye imbere. Wowe ubuhinzi wabutangiye ryari? Nasize imyaka 3. Nibwo nabutangiye. Nitwa Tuyambaze Philippe. Mukaba mutuye hano turi ni? Hano turi ni Nyakiriba, Bazirete, mu karere ka Rubavu. Umurenge ni wo Nyakiriba?
hano centre umurenge ni Kanzenze ariko centre ya ni Bazireti. dusanze rero muri gusarura ibirayi, umuntu ashobora kwibaza ati ibirayi mwejeje muri iki gihe mwabihinze mu kwezi kwa kangahe? Ni mu kwezi kwa kane. None ubu turi mu kwa munani gutangira. Amezi 3 n'igice biba byiza. Amezi 3 n'igice ibirayi biba byeze. Mugira igihe cyo kubihinga, wenda kumwe abantu tumenyereye ko mu kwa 9 abantu bahita bafata isuka bakajya mu murima, mwebwe amezi yo guhinga ibirayi no kwezi kwa kangahe? Dusobanurire kugira ngo ababyumva abatwumva babashe kumenya. Ina rero ntabwo bagira igihe cyo guhinga ibirayi. Igihe uboneye akanya urahinga, cyacyo cyose birera bakuzuba cyase kumvura. Nk'ubu izuba rikiri kuva, ubu umuntu ashobora kongera, ubu ushobora gusubiza mu isuku gahinga cyane rwose. Ejo nzahinga bikunde. Ubu ejo ufite gahunda yo kongera guhinga? Ntabwo uzategereza ko imvura ibanza kugwa? Oya, cyahita mpinga, bizahita bimera. Wabonye na biriya byo ruguru biri kumera kandi nabiteye ejo bundi ku izuba. Ku bijyanye n'inyongeramusaruro mubikora mu buhe buryo? Dukoresha ifumbire, ubwoko bw'ifumbire dukoresha NPK, ababonye n'imborera ugakoresha nta kibazo. NPK muyibona mu buryo bworoshye? Buroroha, hano ku muhanda ziba zihari, hari na nkunganire baraduhereza nta kibazo. Isuka y'ibirayi ikaba ari sawa. Uretse ibirayi ikindi uhinga ni iki? Karoti, bitunguru n'amashu. Ufite indi mirima ahandi hantu hagiye hatandukanye hari hano hinga? Irahari, kuko hano twageze ni ibirayi gusa, bisobanuye ko amashu ufite ahandi hantu yahinga? Arahari naho na karoti nta kibazo. Mu bihe bice? Hepfo gutya, hepfo y'ibitari hano birahaba cyane. Ni mu murenge wa Kanzenze? Hepfo ni umurenge wa Nyakiriba ariko hano ni muri Kanzenze, ariko bisa n'ibyegeranye cyane. Ubuhinzi wabutangiye ryari kugira ngo uhinge wumve ari ibintu bikurimo bigira umwuga, wumve ko ari ibintu byagutunga? Ubuhinzi nabutangiye nkimara kurangiza segonderi nka 2017. Niho natangiye guhinga. Muri make umaze imyaka 4 uri umuhinzi? Imyaka 4 irashize. Waho watangiriye umwuga wo guhinga wawubonye gute? Se uguteza imbere mu buhe buryo? Umwuga wo guhinga iyo witondeye usa nawo ukugirira akamaro kurusha indi yose uba wapanze muri make, kuko umwuga w'ubuhinzi amubonamo amafaranga, ukabonamo ibitunga urugo n'utundi dutandukanye. Ufite urugo? Umuryango w'abantu bangahe? Ubwo turi 3, njye n'umugore n'umwana. Kandi isuka niyibabeshejeho? Kugeza ubu ngubu isuka niyitubeshejeho. Wabwira iki abantu bajya basebya isuka, ukuntu bayisebya bakavuga ngo nta guhinga ntibikiza, hari n'abavuga ngo guhinga no kwishyingura amaguru? Abantu nk'abo wababwira iki bafite iyo myumvire iri hasi gutyo? Icyo gihe umuntu avuga ibyo atarabona umusaruro akuyemo. Iyo atarabikora rero aba afite iyo myumvire, ariko iyo yabikoze nta myumvire ihita ivaho. Guhinga rero ni umurimo nk'undi, iyo ukurikiranye birakunda cyane. Kuvuga ngo rero wahinze ngo ishinguye amaguru, nanjye ntabwo mbyumva. Kuvuga ngo guhinga wizeye ko byaguteza imbere bikaba byagukiza, uko bamwe bahakana ko bidakiza, wowe ushobora gushimangira ko bikiza? Byagukiza pe kabisa, byagukiza igihe ubishatse. None se gutya muri gusarura twagiye tubona imifuka muyijyana, buriya ni ukuvuga ngo wowe wasaguriye n'isoko, urahinga ugasagurira isoko? Urahinga ugasagurira isoko, ku buryo uhinze udasagurira isoko n'ubundi ntabwo wabona inda yo kubishiramo, bihari byinshi. Buriya byerekeza hehe? Byerekeza za Kigali, Igoma, ahantu henshi hatandukanye. Urakoze cyane kubw'ikiganiro ugiranye n'umujyi wa Info.